itindeho. Akenshi hari amakosa tw'abantu dukora tukayafata nk'iyoroheje, nyamara ingaruka zayo zikazatuzahaza. Itindeho. Amakosa nayakurikira: dating wrong person, urushako rubi, cyangwa se gushaka nabi. Kuri ubu umukobwa n'umuhungu barahura for a short time kumva ngo bakoze ubukwe, then they spend only 1 week together, bagahita baba separated cause barahubutse. Please think before act. Tekereza mbere yo kugira icyo ukora. Itindeho. Ikosa rya kabiri: trusting everyone, kwizera buri muntu wese. Iri ni kosa mu buzima akenshi rigira n'ingaruka ku warikoze. Itindeho. Ingaruka ya mbere: kubeshywa biroroha, kumenya umwanzi wawe birakugora. Itindeho. Aya ni amakosa akenshi azanwa no kwizera buri wese. Ikosa rya gatatu: kumva no gukurikiza igitekerezo cya buri muntu wese. Listening to everyone's opinion. Ni byiza gutega amatwi buri gitekerezo cya buri muntu wese. That's not good. Si byiza gukurikiza cyangwa kumva buri gitekerezo cya buri muntu wese. Itindeho. Itindeho. Say what needs to be said. Iga kuvuga ibikwiriye kuvugwa, ibikenewe kuvuga. Ntabwo ariko buri bintu byose uvuga ariko bikenewe. Itindeho. Inama kuri iki: feel confident. Iga kwigirira icyizere kuri buri kintu cyose wumve ko ushoboye. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.